namwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu amahoro y'Imana akomeza bane namwe ndabasuje kaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hani wacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi tuganira amakuru y'imyidagaduro hani wacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi twegesero gacu ni twubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari nzangano gutukana gushyamirana kwangana gusebanya gushyananza ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga muribuka yuko ku munsi w'ejo bundi nibwo umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri yahamirije umunyamakuru Chita Magic amubwira yuko umuhanzi bita Yamano afunzwe akurikiranyeho ibyaha birenga 7 urumva ni ibyaha byinshi cyane ibyo nibukamo ni ibyaha byo gukubita no gukomeretsa ku bushake kukwangiza ikintu cy'undi icyaha cy'isubira cy'ubwicanyi ndetse harimo n'icyaha cy'uko Yamano nyine ni byinshi ari byo natari kwibuka neza naza kubivuga nabi wenda nanjye bikaba bibi cyane so rero orako ni ibyaha 7 umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yahamije kandi n'ikinyamakuru nk'igihe cyarabisobanuye rero umuhanzi bita Yamano wari umaze igihe kinini cyane nanone yaravuzwe muri case nibwo umuvugizi wa RIB yavuze yuko Yamano baramufashe ndetse n'umugore we ariko batasizanye mu mategeko RIB irabaganiriza babagira inama babwira ati ibyo bintu mubireke kabisa kubera yuko nibikomeza bishobora kuzavamo ibyaha rero nibwo bagiye bamara iminsi ariko umuhanzi bita Yamano akomeza kubikuza cyane bikomeza kuba binini cyane ari nabwo nyine ngo yakomezaga gushwana n'umugore we ngo bakajya batukana ndetse ni nabwo witwa Yamano ngo bari bagiye kujya muri sauna yasohoye umugore mu modokari arangije ngo aramugonga umugore we arakomereka rero ibingibi byese biba gitutu cyane ku mbuga nkoranyambaga umuhanzi Yamano nyine ahita atabwa muri yombi ni nabwo mbere yaho umuvugizi wa RIB yavuze yuko uwitwa Yamano yashatse gutoroka ariko abura ahantu yanyura kubera yuko ibye byari byamaze nyine gutangira nyine gukurikiranwa ndetse nawe yatangiye gushakishwa bikomeye cyane nibwo yaje nyine aritanga kuri RIB bamuta muri yombi rero murabizi ku mbuga nkoranyambaga iyo umuhanzi nyine akoze utuntu n'utwo ntago hajya baburamo icyo bamuvugaho cyangwa bavuge icyo Yamano yazize cyangwa icyo Yamano yakoze ndetse n'ibindi byinshi cyane yagiye agaragaza ku mbuga nkoranyambaga kubera yuko ibyaha 7 monshere ni ibyaha byinshi cyane gusa nyine biba bikiri mu bugenzacyaha hari igihe bazajonjoramo nyine mu bushinjacyaha nako mu kuburana mu mizi bikarangira wenda ibimuhamye ari bike cyane cyangwa akaba n'umwere wamenya rero angiye kubumvisha muri buno buryo nabonye umunyamakuru bita Eminyawe agaruramo n'utundi tuntu dushyashya natarinzi avuga ku manzi ngo Yamano ibyo yakoze ibyo yari yaragiyemo nyine bigatuma femu yaramusajije Yamano agatangira gusara reka tubyumve muri buno buryo uwitwa Eminyawe abivugamo Yamano yahindutse nyuma yo kuva mu butinganyi Yamano muribuka ajya kwipfumura amazuru Yamano ajya kwiyuzuza amatatuwaje Yamano yari yogoshesheje yarigize nk'isatura imparatura kiriya gihe uwitwa Yamano bivugwa ko yari afite abantu bamusambanya mu kibuno Yamano kugira ngo yamamare Yamano yarasambanyijwe RIB nimuzajya muhamagara n'umuntu mujye mubimubaza ubu uyu munsi ndi kubivuga iki kiganiro muri kucyumva mubimubaze bababwiriza ukuri iyo utemererwa kugirwa inama igihe cyose uba ikigoryi ariko iyo ugirwa inama uba umuntu muzima ubundi Yamano ikintu cyamwishe akimara kujya mu butinganyi Yamano ntago washatse kwiyahura wowe komambuzi we ntago washatse kwiyahura ibyo bintu byabihuriye no kugonga umugore we bivugwa ntago umugore wa Yamano ntago yigize amugonga Yamano bivugwa yuko abantu uyu mwana w'umuhungu baje uwo muhanzi bari babiri bivugwa yuko abo bantu iyo bazaga muri Kigali barabasambanyaga ko bifashe indi ntera Yamano kunywa urumogi yararunywaga pe mwibaza impamvu Yamano yavuye muri ibyo bintu agateshora mu biyobya bwenge Yamano ni ikigoryi bingana gute udashobora gutekereza ineza yagiriwe n'umukunzi we iyi video yawe izi video ziri hanze yuko wakubiswe
ni iza ryari? ni iza mbere y'uko amavidewo yawe n'umugabo wawe ajya hanze, cyangwa n'inyuma? Kubera yuko abantu nitukaze ngo dufate iki uruhande rumwe. Uyu muntu wafashe video z'urumogi niwe namye nge nibazaho, kubera iki uyu muntu wafashe izi video z'urumogi za Yamano atigeze ajya gutanga ikirego avuga ati ariko nyamara turi kubana n'umuntu unywa iki ibiyobyabwenge akazibika? Ese Yamano izi video ikintu kibereka yuko ibi bintu bya Yamano n'ibintu byose byabaye byose muri rusange, uri kubyumva, nuko hari umuntu wari wibikiye Yamano, kubera yuko Yamano hari abo yafungishije biturutse ku bugoryi bwe n'umukobwa bakundanaga. Abantu mujye mureka ibintu nk'ibyo, nibyo Yamano yarahemutse. Yamano ari mu cyo bita karma. Yamano ibintu biri kumwa ni icyo bita karma. Buriya naribu ereka icyo nkundira, ariko icyo nkundira Imana ye, icyo nkundira Imana yanjye nirenganya we, icyo nkundira Imana yanjye nirenganya, icyo nkundira Imana, icyo nkundira Imana nuko igihe cyose biragaragara. Nizere ko mwabyumvishe. Uwo nguwo witwa Emenyawe kabisa. Mu tundi tuntu tugenda tuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ku muhanzi bita Yamano, cyangwa mu tundi tuntu yagiye akora bitandukanye, mwana ukibaza ati se abantu uko mbona benshi barakariye umuhanzi bita Yamano. Yamano ashobora kuba ari umunyamafuti cyane, Yamano ari umuntu wakoze ibintu bigayetse cyane. Ese kuko Yamano yaba yarakoze ibintu bimeze bite? Ni nabwo no mu byaha Yamano ashinjwa no gukoresha urumogi. Rero bakavuga ati ngo witwa Yamano ngo yamaraga gukoresha urumogi ndetse agafungirana umugore we akamukubita, ndetse nibwo twagiye tubona umugore we baramurumye izuru. Nyine ukavuga ati se mu bahanzi harimo ikihe kibazo? Kubera ko mu minsi itambutse twabonye ngo witwa Skyto ngo arimo ngo aryo ugutwi k'umugore we, none tubonye Yamano ashona izuru ry'umugore we. Ibyo byose niyo bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ubona yuko ari ibintu bitabereye abahanzi b'icyitegererezo, cyangwa abahanzi dufata nk'aho ari abahanzi bakomeye cyane. Nk'ubu ngubu Yamano ni umuhanzi wa danje, uzi kwandika indirimbo, uzi kuririmba. Rero kubona ari muri tuno tuntu, ari mu buzima bugoranye, ari mu buzima gushwana n'umugore, urumva ni ikibazo cyane. Rero koko se ibintu byaha birenga kuko yabitaruka, basi no yataruka na wenda na 5 se bibiri byamufata. Rero bino bintu ntago bikwiye mu bahanzi byo gukoresha urumogi, ntago ari byiza pe, ntago ari byiza habe namba. Ikiza nuko baba bagenda bafata nk'abahanzi bafite France y'abantu benshi cyane. Ni nabyo umuvugizi wa RIB bavugaga yuko kuba famous cyangwa kuba icyamamare ntibikuyeho ko uri hejuru y'amategeko, bivuze yuko uri umuntu wa danje. Rero kandi nimwe mwakabaye muba icyitegererezo ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakafatiraho, ariko ni mwege muba victime y'ibintu byose. Rero uwitwa Yamano yamaze gutabwa muri yombi, akurikiranyweho ibyaha 7. Ni ibyaha harimo kunywa urumogi, gukubita no gukomeretsa ku bushake, harimo kwangiza ikintu cy'undi, harimo kugira ivangura, ndetse ni ibyaha byinshi pe. Ibyaha biri nguva ko ari ibyaha bikomeye cyane. So rero dusengera umuhanzi bita Yamano kuko biraza kumukomerana. Ni ukuri kw'Imana. Twiganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Turi kumwe. Ciao ciao.